amazina yanjye banyita aka Batista Mr Pejo. Munsanze kuri tele nyine ndimo ndakina filime. Mr Pejo tubasuye kuri tele. Mwe muri gukora filime yitwa ngo iki? Turi gukina amafilime arangira. Uyu munsi twakinye filime 5 ntago twazi ha. No kuvuga umunsi ntago ngeze nkukina filime imwe. Twakinye amafilime. Ntago muratangira amaseri. Ya. Okay. None Mr Pejo watangiye sinema ryari? Natangiye sinema 2019. Kugezana n'ubu nkihiringa ndimo ndakukuza ngenda nkusha nk'umukomando man. Hanyuma Mr Pejo. Ubona se muri sinema harimo ikintu ishobora gutunga umuntu? Sinema irimo ikintu bisimirira ariko ntago abafite imbaraga muri ibyo barekura. Usanga nyine hari imishibuka ikuri imbere kugira ngo we watera intambwe biba bigoranye. Ndakubaza muri sinema ubona ishobora gutunga umuntu cyangwa ntabwo yamutunga ni ibintu byabira? Yagutunga kabisa. Yagutunga. None muri Mediator Films. Mediator Films mwatangiye gukorana ryari? Mediator Films tumaranye ukwezi ariko turi gukora cyane kugira ngo turebe ko ibintu byagenda neza. Mr Pejo, ufite izenzozi muri sinema zawe? Muri sinema zanjye mfite inzozi zo kugera kuri ashoboka nkambuka inyanja nk'umu acteur w'icyerekezo kandi ukubita mu cyico. Mr Pejo ndagira ngo maze ikintu kimwe. Niye role producer mukorana, sibyo? Boss we muri Mediator Films ashobora kuguha ntuyikina. Role yaguha ukavuga ati rwose ntabwo nayishobora. Role yama aho sinayishobora. Niyo kumpuza n'umubyeyi wanjye tuvukana. Umubyeyi ntabwo nyumvise. Niyo kuguhuza? Niyo kumpuza urugero nyine niyo role ngiye numva nta kindi. Niyo kumpuza n'umubyeyi wanjye nawe aramutse akina sinema. No kuvuga ngo nta role yaguha ngo tuvuge yenda agwaye role yenda yo kunywa ibiyobyabwenge, aguhaye role irimo ibintu by'uburaya, aguhaye role y'ubupasiteri se cyangwa aguhaye role yo kuba umupolisi cyangwa umusirikare. Ukuvuga izo zose nta role nimwe utakemera? Role zose nazishobora ariko usibye yo kumpuza n'umumere gusa. Okay. Niye role noneho baguha ukumvura neza ukavuga ati ahangaha ndahisanga neza kabisa? Role bamamba nayisanga ni role yo kwigira uwundi we. Uwuri we nuruhe? Uwundi we nigiye ngaragara nyine mu mashusho ndi ikigoryi urumva. Okay, nuko wa Mr Pejo ni ikimara? Nukuvuga ngo ishusho ngaragaza nyine impereza abafana banje. Iyo mbashije kuyitambutsa nyine nkayibereka numva binshimishe kurusha uko wampa indi shusho. Urakoze cyane. Nukuvuga Mr Pejo mukina filime zisanzwe zitanga ubutumwa cyane na comedy niki? Dukina filime zitanga ubutumwa kandi zigisha abantu muri rusange. Mr Pejo watubwira abakinnyi nibura 3 baba mu Rwanda cyangwa abo hanze ukoraho icyitegerezo cyangwa se uvuga ati nibura abangabo uzi? Abakinnyi bo hanze umukinnyi nemera cyane n'umukinnyi bita Cramveva. Cramveva? Niwe mukinnyi nefatira icyitegererezo. Akaba ari uwo hanze. Ano mu Tanzania. Mu Rwanda undi mukinnyi nemera n'umukinnyi bita Nyambo. Kongeraho na Kira man. Okay. Niye message waha abakinnyi bo mu Rwanda nka Nyambo na Kira man uvuze wemera? Ndifuza ko ku bantu bakiri kuri level yo hasi bajya baduhinzira kuko abeshi ntabwo tuba tuzi inzira twacamo kugira ngo tugere kuri level nziza yishimishije. Nyambo cye Kiramani hari umwe mwahuramo? Twarahuye ariko biragoye kubavugisha. Biragoye kubavugisha? Ntabwo wari wabavugisha? Okay. Urifuza gutera imbere. Ese niye message waha abanyamakuru bo mu Rwanda bakora muri showbiz uje urugero
nka Sabe Chita abandi banyamakuru bagenzi banjye wabahaye message ku bijyanye n'abahanzi cyangwa se abakina comedy bagisamuka n'abakinnyi ba film? Imaseje n'abantu kuvuga ngo twese nk'abantu bagitangira tuba dukeneye ubufasha bwo kugira ngo tubone aho twazamukira. Message n'abantu uko bajya badushyiramo iyo miyaga bakadufasha nubwo nta kintu tuba dufite. Okay. Mr. Pejo urakoze, reka dukomezanye n'abandi bakinnyi bagenzi bawe ndabona bari hano kuri tera aho twabagendereye, reka twakire n'undi. Urakoze cyane, umunsi mwiza Mr. Pejo. Namwe murakoze cyane kandi ndabashimira cyane. Sawa sawa.